Okay, the kill order. Tegeko ryo kwica nimucikwe kill order. Bana mukunda action nimucikwe kill order. Aracyari junior da polemia. Gatangira mukanya aracyari DAD kuzaniye da polemia videos naho. Duhari cyane. Kimenyezo kigaragaza yuko nyuma ya Isa matubuzira herezo. Dushwana. Nkunda kubona ibirenge byacu bigendana. Nibikubwira yuko ngukunda abandi bakobwa bahinduka bashiki banjye. Sinzi uburyo rwaje urukundo rwawe, sinzi uburyo naje mu buzima bwawe. Okay, kill order nimuyicikwe. Order nitegeko kill nukwica. Aya Imondo uziraherezo ubuzima bwanjye bwose ni wowe. Reka nshima Imana iyakundimiye. Imondo uziraherezo ubuzima bwanjye bwose ni wowe. Reka nshima Imana iyakundimiye. Uko bwishko bukeye bamwise Isam insiba kukubwira uburyo njyewe ngukunda byimazeyo nakwimariyemo. kana gatuye Goblin God design nimucikwe kukurambira oya sinabirota. Uko bwishko bukeye murambo nuri musha tarambirwa ngatuye na Jonathan uraho ngaho igoma kamugeraho cyane. kukuvuga uzahora uruwa mbere mu buzima bwanjye. Iyaba tutasazaga, iyaba nahoraga mbona ishusho yawe. Okay, nimucikwe cyane my friends. Kill order. Imondo uziraherezo ubuzima bwanjye bwose ni wowe. Reka nshima Imana iyakundimiye. Imondo uziraherezo ubuzima bwanjye bwose ni wowe. Reka nshima Imana iyakundimiye. Sinakwemerera sinafite cyangwa se nguhe ijuru buri wese yifuza kuzabamo nyuma y'ubu buzima. Simeze nk'abaza bakagenda bitwaza urukundo rushushanyije. Njyewe ngukunda byimazeyo. Akati ngukunda rwose byimazeyo cyane. Kill order nimuyicikwe my friends. Bana mukunda kugundagura nurumva iyi ni action. Njyewe ngukunda bitari bimwe byo kwiyorobeka. Kandi bana mukunda kwikanga ngaramukubise mwegereyo. Aha ndashaka bafite imitima ikomeye imeze nk'ibuye urumva. Reka nshima Imana iyakundimiye. Babandi akamishari ngo mukunda byacitse muzangambireke byacitse. Bwose ni wowe. Reka nshima Imana iyakundimiye. Okay, ubuzira herezo. Okay. Kaze mbaye cyabazanye Raven Banner. Nabateguye cyane. Iron Bay Pictures. Da premiere videos. Na DAD. Bakise ngwiki? Nabivuze mbere hose mwabyumvishije. Ndetse anga mu gutangira ruganira. Ameze nk'arimo kubaza umwana mutoya. What do you want? Urumva umeze ute? Urashaka iki? What do you want? Ukeneye iki? I want to love. Nkeneye gukunda. Do you? Koko urabishaka gukunda mbwiza ukuri? Nubaza. Pain. Meze nkaho ukabayeho tumva uburibwe ntagakunda. Nutangiye aganiremo kubazwa. Kwere ku munsi umwana mu ivuriro. Nuko bambe muri laboratoire. Muri laboratoire. Hari ibyabaye umunsi umwe.
meze nkaho yibuka ibyabaye umunsi umwe kera cyane ahantu hamwe cyangwa ahandi sinzi yabaye iki. Imbere ye hari ikintu abona kihagaze imbere y'umwana mutoya. Tanyemo kubazwa bamuganiriza mubasanga avuge umuntu alla yakangukiye he. alla David. David yashegukiye hejuru afite icyo abona kimuri imbere. Jabona nga imbere ni David. David. Hello. Kwanga umwana areba ikintu kimuri imbere mu cyumba hararyamye kigukiye hejuru. Tujyanga yibuka byabaye kera. David we. David ntakingura. Babagaye Kayinunu baramwinjirana. Kayinu ubaye iki? Yewe mwana muto yumva ni ikibazo. Umwana wongeye yatewe. Banza umwana afite nyabingizi wabo. Fata hakora imiti yitonze kandi ngere kanga bajya mubona muto mutera umuravumba n'umugombe bigakira. Abatakora umuravumba. Ngena imiti y'urwanya nyabingi ndayizi. Bamuteye umuravumba. Humura mwana muto. Kayinu humura. Bakise ngo iki? Kill order. Order ni itegeko. Kill ni ukwica. Umwana cyari kimwinjiye kiragenda. Kuki bimwinjira? Nibiki bimwinjira nimucikwe. Kill order. Bibutsa mwana nkizi wazikunze gana da premier videos dukorera mukobo igikondo. Chris Hawk. Ni Hawk ni maka. Bwatinze afitanga kwitunganya nubwo byamubayeho ajye mu ishuri yige. Umwana mutoya Daniel Parker yakajemo cyane. Ahangaha muzehe ibibazo byaravutse mu rugo rwabo no kuryanira rimwe ku munsi ironji. Baregabana gatatu. Dennis Akiyama umwana afite ubwoba. Mary na Jessica Clement Clementi bakajemo cyane. Ubanza muzehe hazi umwana arwaye ariko ni ikibazo. Umwana afite nako bimushikanura bimutera akamera nkaho agize akagira. Jason na Rubeni bakajemo cyane. Kano ngatuye Musafiri Sikofiridi na Dodosi mukabatwa aho ngaho igisenki. N'abakunzi bacu mwese kabagereho. James Mark yarakayoboye yabaye director waga film itangiye. Bakise Kill Order. Kuki bakise tegeko ryica ririmbura? Hari impamvu. Nako naritunganyije yiga segonderi. Reba gutangira segonderi uri mu mwaka wa mbere ufite imizimi gutera nk'iyi ngiyi kuko wazabaho te mwabantu mwe. Uri umwana uri mu wa mbere segonderi ukiga mu kavuyo toronkome. Biga mu kavuyo bavanga amasomo. Oze kuva muri mate ujya mu kinyarwanda. Ukavangamo siporo nyuma ugashyiramo biology. Nta kavuyo katabaho mu buzima. Ndetse nibwatinze mwana agiye ku ishuri yiga muri Turomonde Nyanyazi Primary School. Bagenda afite umuzimu yibuka. Nimba ari umuzimu wa sekuru simbizi. Sekuru yishwe n'uburoro. Harimo arazironda abana bamukomotseho. So far, you never really talk about it. Kwanga muzamuvugisha ndaga musubiza. Mwana yihebye. Abana ngaba baro mwahurira hano mu nzira uyu ngo yarakwivuna nk'uwivuna umwanzi amaze imyaka 15 bahanganye cyane ko afite n'undi bibi byinshi bimuhanganiyemo ntago wamumenyera.
abana batanzwe roho zabo kera mu bazimu ni nka nkongoro. David kwishira disika inunu. David yewe me or something? ese wari kintu wambwira? Yewe sheri anga afite kasket hati kwishuri. Oya baby nta kibazo shusho. Away from me, weirdo. Nago kimvugisha nijo nangwamagaye kuri za paka. Zamukundane wanga kunyitaba. Ni wararashobeye. Nta nakabizo kima gacho karagenda. Mwana tangiye kwiheba. Amaze kurambirwa. Hasigaye byukira ku miti n'inkinka. Baramuhata imiti y'urudaca. Kandi abamutera ya Kinyarwanda umuravumba. Eric Erikson and his psychosocial development theory. Sasanga mwarimu waje muri histoire. The key element. Anga tujye kwiga amateka ya Rwabugiri yavutse ryari ababyibuka mutubwire. Identity. Abana anga babesha umwaka yavutse muri 2015. Okay, aha. Self. Yagiye he na hehe. Interaction. Mwarimu bivuga ntabizi abigana ntabwo babizi nyine cyo mpamvu yanjye histoire ndona yanga. Through our daily interaction. Usanga nabanga ngo na Napoleon ndiye ngo Napoleon yakoze ubufaransa akora ibi nibi yagiye hanaha agenda bari kumwe. Each stage in his theory. Ne mpamvu yagiye hamba hangaha umuntu wita pasiteri n'umwarimu wa histoire w'amateka sinyambizera. Well, the person will feel a sense of Pastor aragarara ati mwabantu mwe azamuka Galilaya amanuka Patmos wajya ngo baragendanaga yaramuherekeje. will emerge with a sense of inadequacy. Mwana ngamwishura uko bigishanaga hano hafi. Isn't that right, Mr. Lee? Yewe Mr. Lee David nago Rwabugira umuzi wowe. Yewe mumbabare ntago nanabyibukaga neza. The class, the sixth. Ese ko turahanga uri hehe meze nka uri kure y'ishuri. Or would you rather give us an update on the weather? Cyangwa ugire gitutu bwa mu byose navuze mbere hose wumvirije tuvuga. Nara kimwe yumvaga. Bavuze ntiyabyumva. Ni David. Yarahagurutse. Sixth stage revolves around Sasanga kuvuga tanga amakuru apfuye imbere ya mwarimu gusa barimo nyine baragorwa bakihangana. early adult. Niyo mpamvu uriya filime ya mbere ryo hano filime yo kugira ngo ukosore ikizamini cy'abanyeshuri. Ukosora urimo urabatuka useka wigaragura. That we develop close relationships that are committed and secure. Very good, David. It appears you're already quite familiar. Wa mwana rwose ibyo vuzanga hane bibaho ugende utangire wige witonze kandi ureba nawe uzanasibira. Ushaka kuzabambira umuryango wawe. Gahicara kuko n'ubundi nyine hamwe narabamenyereye narabakiri bakiraho mu ishuri ndani bakirimo kwiga dore ngo barabinjirana basirikare mu kigo cy'ishuri muri nyanyazo abasirikare bimenamo ndani muri nyanyazo abasirikare ku banyeshuri ba sekonderi. David ntabwo basigara ahagaze. Mwarimu arumirwa. Ntago nzi bano bana n'ikibize batakabaye biga. Barabizi ngo hari ikintu biga ukakizira. Hari ibyo biga ukabizira. Byanga byakundana ibyo bize bitari biri ngombwa kwigwa. Aruwinjiye. Komanda. Haje kiongozi w'ikipe. Dodoso yari yiziye. Wae mwarimu bastard. Point him out! Yereka hanga bo yinguno wohe. Ngo uriya. Aro bashaka. Baje kuri David mwenyewe. All right, everybody up! Get the fuck up! Umwana uraha yagorwa ngaha abazimu niyo batera ngaha ibiki yarafashwe. Abandi hanze asigara ngaho nyindane muri class. Hello. Secure the subject. Mwana hako ni ndani. Hello. Tangira guhambira umujyane. Ni imari baramukeneye. Mujyane boro yacu sha. Secure the subject. Mwana afite byinshi hanga wone imbere afite imizimu imutera. Ntago zini imizimu yande mbaje kumujyana. Bamukeneye ari imari. Tangira guhinduka atangira gace guhinduka afite byinshi hanga yibuka. Afite byinshi yibuka umutwe wa bwongo baramuhereza. Mwana arahaguruka yitonda arangije. Bike karamu kubigabo imbunda zacu
masasu mu ishuri ndani. Munyeshuri wa segonderi kandi wa segonderi, umwana wa segonderi, abagabo batojwe amafunzo aha ntagakora mafunzo ntakora anaka David Lee bagabo hasi ngaho naye ngwino ndodose umbwire muranshaka hiki icyakuvanye wanyu n'icyo uzakona kunshaka ndodose cyamukuye wabo mukamira cyari iki umwana amaso yahindutse nagwo umugabo yitonze garukunda nagwo umugabo nagira ngo genze bose parika nabi hanze ya filime ziraha nabize mwatangiye mute he giti yagarutse erega nari impari umwarimu arikanze umwana we arikanga ibyo koza ntaga bizi nimba ari amagini simbizi nimba ari amahembe yabo ntumbaze umwana baye nka Fred ni uryamo kamusanga nyuma y'iminsi birahara ahantu mu kigunda hepfiri ya Kimisangi mu gishanga hafi yaho bororera ingurube ari mu ruskogororo kumbanga ku ruhande hari abaje bibutse umwana arimo guhigwa ari n'ikipe yaje mu nkurikire basore banjye nemvuga ngo murase kandi murase mutaju yaje twevo no mwanzi baje mu kigo cy'ishuri baje gushaka David ntago nzi n'iki yakoze David ari barahigwa n'amahanga menshi extremely dangerous and he's already killed 4 men. Sir, what do you know about sasa hakuno yewe mugabo uyu munyeshuri wawe n'umwicanyi uyu munyeshuri ari umusazi yacitse muri Karayesi amaze kwica abantu barenga bangaye kuva yagereye hanze umuzi hiki na kimwe nge najyaga mwigisha histoire yari umwana mwiza wo muhanga ariko imbere y'Imana ukuntu arwana nge nagize ubwoba ararwana ukagira ngo ni shababu yinjiye iwanyu Please. byabereye ahanga haje abandi baje kubaza uko byagenze iteka buri ikipe ya mbere ibanje ifite indi yayitumye ya kabiri nta kipe aho igenda yonyine batayitumye mu Kinyarwanda nyacyo nta kipe yituma barayituma. He took out the tag team. A cleanup crew was sent. Baje gutanga raporo abatumwe mbere bose bapfuye nta mwana araboneka ni subject Resolved immediately. ubundi subject ni ikigwa cyabo ntago kiraboneka. Mr. Collins. Kuki umwana yiswe ikigwa niyo kibamwigiyeho ubanze bararanguye amahembe yabo Tanzania bayashyira mu mwana none yabahombeye bayavanye Sumbawanga niho hantu ngo ugezeyo ufite amafaranga icyabiri y'u Rwanda uva yuguza inkuba ukayitahana mu mufuka kandi ngo bayiguha nk'isaki ni Tanzania kwa batandeka. You revolutionize the world, but only if we have the right people behind it. I have to hand it to you. You guys are always on the verge of technological development. Kumbanga ku ruhande n'abakire bafite technology abo bari barakoze ngo bavuguriye nshyashya yacunga umutekano hano hatandukanye. How do I say? Buri arabahanga usanga biga imishinga abantu bize imishinga za drone, biga imishinga za CCTV aya makamera dushyira amazu yacu, abandi bize imishinga smartphone, abandi bize imishinga y'udukingirizo. Abantu bose biga imishinga n'ubwenge bwabo bana bayabahaye technology zirakora. First to admit, just as Earth has its needs, so do people of our stature. The fact of the matter is, if you come on board, how can I say this? Energy won't be the only green item produced. Avuga ati rwose mbere muri kano kanya tujya mu nama ibyemeza ko mufata ibyemezo amafaranga yanyu mugiye kuyashora ntabwo ibindi bukora byo nyine imbaraga gusangiye ko nabahereza ndabaha ibirenze n'imbaraga akira halabe nkuru yakiriye. Excuse me, gentlemen. Makanya gato bagabo munyihanganire angaha uwize umushinga ngo ye afite technology nshya yavumba yamaragurisha technology y'umutekano abagiye kuyiguza akiri amakuru atari meza banze umutekano nyine yavuga ko yavumbuye ari amahembe cyangwa ari bimwe twabonye umwana woza rwana yaje ku ruhande bamuzaniye inkuru mbi Kesa kujigorese. uyu munsi saa 3 za mitondo nibwo byabaye bimeze bite ntago turasobanukirwa aho tuvugira ahangaha initiative B nigiye kwakirwa hanze initiative A yacitse yagiye atowa Collins ga gembani masha ndetse na Collins arahari kuri site aho byabereye ubwe Collins kono initial mukoto kikitsuketa yodesu rwose operation ni wayoboye operation ese mgivangemo oya Collins no doko nyene yewe ukomeze ucunge Collins ahajya hose yego kumba ku ruhande
sasa banzu uyu mwana ari projet bari zifite company yayikoze kuko narwana ibingibi se company usabwa nzara ama company amukurikirana yajanga muri alimentation yirukanka asanga se What are you doing here? Nako cyangwa hamwe neko nzikuri ku ishuri papa ndarwanye nkubita abagabo nyengira ubwoba nkubisa abagabo batandatu cyari imwe ngira papa mfite ubwoba Into the apartment. ibyo umwana akoze ntabwo abizi ubwo yiyobewe ntabwo yiyizi We gotta get out of here. buri hari ibintu mwisi y'abazima ukora kumara bwa biguteye ubwo muri umuntu ni wisobanukirwe mbese ni nk'amagambo mvuga hari igihe mvuga naco hano nakumva amagambo yose navuze kunangana nkagiramo ubwoba banza mvugirwamo n'imizimu kuko ntabwo mvuga biri aho ngaho gusa sasanga muri alimentation bakeneye umwana Listen, get to the apartment, just like we talked about before. The picture in the living room. sasa bakeneye umwana vuba vuba umwana mbwira bakoze iki Where you going? ugiye kujya hehe nanjye simbizi gusa nkeneye guhunga barimo baranshaka kandi niduhangana ndabica umwana arimo kwica azarica abantu kubera iki Train 6, Door City Center. taragenda gunza umuntu uze arasigara Run, David! Run! David rukanga muzehe dore ngaritanga umwana agende bafashe muzehe ise wakana David yari rukanze imihanda sinzi nimba batamufata sinzi mana feri ya mbere yo mu rugo iwabo niwe yaje apakira utwanguke hari amafaranga make ari mu nsimbo ise yabitse abari yaheraho kumbe hafi y'umuryango turagira hajya bahageze yajangaza usabika amafaranga yatsimbye note afite ibimutera afite ibyo bunahanga muri laboratoire ahantu hazi ni hehe ako biracyamutera mu mutwe ndani sinzi bananga ya gishinge yitera umuravumba atarawitera kandi aratinze abana so gutenya inshinge ku muryango hafi y'inzu ibigabo byaje baragenda umwana kageri karabaye bakingaho umuryango bamutumyeho kandi ujaje yabyambariye sinzi baramuhora iki aturinde mwana ndani mu nzu mu nzu ndani sinzi yirwanyeho byacana gusa waje n'umwicanyi waje yaje kwica waje yaje no kwica agira ikintu kimugenza aje kurimbura aje nka satani nabizi icyamuzanye ni ukwica kwiba no kurimbura mwana mangara mubaga mu kiganza afite ikintu akujyemo kubona afite cya kintu kimutera afite ibinanga bimutera bikamuhindura umwana muto agahinduka ikindi kintu umwana ahanga amaze guhinduka dore ngo no mu ntoki arasubirana no mu ntoki arisubiranya no mu biganza arisubiranya afite imbaraga zo kwa buduru kabondo mwana ari mu nzu iwabo kandi urabizi ngo iri iwabo ishondo umukara nani ku kigabo bamwizaniye ntiyabasanze aho bamusanze iwabo
bamusanze wabo reka ze mbemeze bana y'inkota kagabo karabangutse bose nawe wagaya mwana arabangutse bana y'inkota vuba vuba baramushakira iki mwana ntiyumva bakise kill order aracyari junior napoli imwe gusobanurira rugamba nizoroshe ndani mu nzu rugamba indani mu nzu yabuze gato hafi y'intoryi mugabo afite amambaraga abagabo barapakiye dore amambaraga mwana geri aca mu rukuta amazu y'abazungu ndayakunda koza muri bisoko ntago agoranye aca mu rukuta amazu y'abazungu ntago biyivuna akora muri adima inkuta zabo ni muri adima bazikorera ntago zigoranye ni bisukwe ugiye hanze ujyangwa no kwiba ukina vuba vuba zeye umugabo muravumba jya ku ruhande ntago muravumba ukora kuri bose ntago muravumba ukora kuri buri wese hari igihe usanga umuti uvura umuntu umwe undi ari uburozi bwe akabo kare kizanye karungu zitangira gufata mpora karungu tangira kubana mpora sinzi yizanye yigemuye kabanza nkwereke gake ndaguca imitsi yose batangiye ku mutsi w'ukuguru bacu wita ko azamuka w'imbavu ndakwereka ndaje nkubajye bukoko kagabo hasi agasuzuguro gusa kare kamwizanye ni kill order tureba kill order umuravumbi in action muravumba urakora rimwe yakemuye ikibazo wa musenzi we n'umundi mwari mwanyizaniye umwari mwigemuye neza inkota yipenengeza arapenengeza yimariramo kapfuye kareba kandi ndoro nk'iyi ngiyi mbinyize kuri Sami iyo byamaze kumukubita iyo avanze byeri na suruduwiri nukunka bareba nawe ntabwo yorohewe afite ibimutera n'ibyo yibuka buri hari ukuntu amateka yacu atubera imbogamizi y'imibereho gutera intambwe y'indi y'ubuzima ugasanga bibaye ikibazo kubera amateka yacu twaciyemo kuvanga agende byari byamuzanye no kuvanga agenda akiri kare ataragenda imbere bamukose tayari acijikari no mu gikari baje kandi bambaye kositimu bagabo ngaba sinza be kositimu babacikira bambaye amakote bagakote baje bambaye amakote abangaba ntacyo wabarega niba bajya mu kagari bakugira umusazi nta kuntu bavuga ko umugabo wambaye ikoti agukurikiye yambaye kositimu kandi yogoshe neza nta direde ntacyo ntatabanuka mwana yitoza neza dore karasimbuka ahantu harehare abagabo bose bareba caragenda ndagiye sha ngaho mu nkurikire barabarasirasa ngo muze komeka ngaho hasimbutse kositimu yacika kandi zirahenda ntabwo tukigiye mwana yarirukanse ukagenda umutima utangira guhagarara umutima uramurya
indani ntibyoroshye dore ngo umutima uratangira kandi kugira yasinziririye Wanzira ku muhanda hagati mu ibarabara. Interesting. Should we class? Well, his ability to draw spirit energy into his adrenal glands is off the charts. But he isn't responding to the trigger the same as the others. Kwanga aryamye ameze nk'aho tubyo byose yumva byavuzwe umunsi umwe anatazi. Ameze nk'ari mu kurota. Psychological defect is also possible. So what do you recommend that we do? Ndetse abanga bavuga ko bisa nk'aho ubwonko bw'umuntu bari imbere budakora neza. Put in a call for reprogramming. Akeneye yongera akorerwe programming. Yongere baforomate bamwinstale bundi bushyashya. Bamukorere installation. Kwa byumva nebwatinze. Kwa yagahwereye amaze guhwera. Kangutse telefone sona. Nasi telefone yavuye hehe? Ni ya Sheri. Sweetheart yahamagaye barigana. Urabizi ubundi ngo nta bya Sweetheart ndi mu bibazo. Ndi mu myako. Vuga bozivayo. Just this. Gamba ya makoti. Mbonye iki ngiki cyonyine. Foto y'umukobwa. Sasa umukobwa mungu yarafite mu nzu nabagiye kuba ikibazo. Yaje akomanda n'umwana. Imyaka 12 abazungu barya neza. Urahakana se Neymar ntafite 19? Byanga haje byabaye kera. Sinzi ni ryari. Do you remember me? Uranyibuka? Relax. Humura tuza. Relax. We're going to help you. Everything's going to be okay. Ugiye gufashwa yo tuza. Dr. Jenkins. Good. What is your name? Witwa nde? Bamuhata umuriro. Very good. Witwa nde? Izina ngana ntago aryibuka. To serve. Very good. What is love? How do you know that word? Byose angaha yibagirwa ati byibagirwe. Nako byose yibuka forget kuramo vuba baforomate. Feel love. Ese rukundo cyari cyo natewe yerekana simbizi. Leave it there for today. Bamuhasa umuriro inshuro nyinshi ngo yibagirwe byose. Avanwa mu rukundo, uburibwe n'ibyo yumviro. Ahagaze ku muhanda. Sasa umwana yabaye iki? Mwitonde. Kware ku muhanda aje kumanda gari ya moshi. Za gari ya moshi zideni. Rero ko yavanga aha arabone wabo ibuzungu byanze azi wacu bwirabura muri Afrika. Dore kare bose bahungira abo byacanze hirya. Baza hako kwiga imishinga bakatubeshya ngo twaje mu mishinga muri Afrika. Nibyo. Kumbe hakurya yabo iburayi byaranze. Sinumva ko umuntu yahunga paradizo ngo aze muri Afrika. Reka nibibaho. Ugasanga umuzungu bagabana ari za kaburimbo yahungiye inayi wacu hari akavumbi n'izuba rya danje wese arirwa nuka igikara mu bitugu. Kugira ngo yuko yaje hano akiza reka. Nakeni bwanga izuba rimutwika bose batukwiye dore ko bagiye kuzuba bose batukuriza. Nta rundi rukundo. Ni imikasirirwe y'abantu n'imihungire. Barangagenda. Ibyo yakiriye ari mu nzu ndani yavanaga mu aho cyajye mu aho se yamubwiye tubikureyo hari cyo yavanyeyo. Sasa ise umurera ntabwo ari umubyara bya nyabyo. Yamutoye ariko ari imfubyi. Avuga ati mwana muto aho ubonera iyi video uzayibona umunsi
nzaba ntagifite amahoro byose byamaze kutuzambana nge nawe. Yatangiye kumva amakuru atarazi. You aren't like other boys. Ati natangiye mbere yose ngufata ngo nkurere meze ngaho ngufashe ngo nzagukorera ubushakashatsi nta kindi cyabiteye. Special. Years ago, I worked as a geneticist for a project I first... Ati nakoze uri special ndetse ikindi kintu kirenzeho imyaka ishize nahoze muri laboratoire tuvumbura dukora ubushakashatsi ku bana b'abantu ngo dukore ingabo zidasanzwe. Twongeraga imbaraga mu mibiri yabo. We're one of the first subjects. Ndetse urumwe mu twakorewe ubushakashatsi. Focused on young orphans. Twakora ubushakashatsi ku bana bato b'imfubyi. All these children without homes. Badafite aho bakomoka, badafite imuhira batahamo. They were sent to Dr. Jenkins to have their minds cleared of all past memories. Naho yigaye mu kigo cy'imfubyi umugenzi n'umwana muto yabigiraga bamwe bose nk'abanyeshuri. Avuga ati bagenzi bose babonye bose bari muri experiment. Bari bakuvumburirwaho. Babakorera ubushakashatsi. Facility is where I spent the worst of my days. Ati facility nagukoreyemo ubwawe nayo nkuvumburira nk'uri bitangaza niho namaze imyaka yanjye myinshi. N'uyu munsi niho nsaziye. Be with us. Nta kandi kazi nkora nuko igihe cyose nkora bamfashe nk'umuhanga babyaza umusaruro ubwonko bwanjye n'ibitekerezo byanjye. Kumba ku muhanda aho barimo kugenda. Hari abagogereye ntago umwana bacika ni imari. Bakoze ubushakashatsi baramureze bamureze nazindi imbabazi bagira ngo bazamukorereho ibitangaza. Whatever the reason you are listening, I do hope that I can provide what you're looking for. This program that the three of us have been tied to by some act of fate. Bamuhaye amakuru yose ko ari imari igurishwa ndetse ari impamvu arimo gushakwa ngo atangwe bamugurishe ajye kuba ingabo y'igihugu gifite imbaraga kiri gutanga amafaranga yacyo. Yakozwe ari umuntu umwe wakwica abantu 200 icyarimwe. Ni umunyembaraga muri we. Naraswa ngisase ni mucemo niyo mucemo arasubirana kumbare ku nzira agenda ari ku muhanda agenda. Impamvu yenyine yamwica no kumucaho umutwe inyuma ye. David ku muhanda inyuma ye yakurikiwe tayari dore imbunda ku mutwe sinzi. Ari ku muhanda agenda David sinzi bagiye kumurasa itambitse undi igabo nambabaze ku bana rwagati ku muhanda rwagati nambabaze manywa yihangu ku muhanda. Rwagati ku muhanda dore ngo baramutera. Bamwoherereje ntago batumye umwe batumye benshi. Batumye benshi. I don't know what's going on right now. There's no time to explain. Bibutse ingini kill order tukira kill order. Order ni tegeko kill n'ukwica. Sasa ngana sheri shushu tugiye hehe uimbasa byinshi. Maybe you're schizophrenic. Hasa banza basumye basaka turuhuka mu biki. Harimo nuruka mu ntambara tugende. Kumbe ataragira hajya. Hano hari mugisha. Hari mugisha bureze avayo ndaje nkwereke. Bureze yamubonye. Bureze mu byamuko abanyagatare harimo kuza kurwana. Bureze aramanuka. Yewe Bureze akurikira umuntu. Ni Bureze abandi binjira mu gishanga. Bureze yakurikiye. Mukuru wa Fred. Bureze yakurikiye nago bancika. Boss yambwiye ko muza namwe amafaranga menshi nago bancika. Amafaranga nayo nayabaze nayanjye. Yatsa n'amadeni. Yatsa amadeni n'umukobwa kandi abakobwa barakubitisha. Agwa hasi. Niyo mpamvu ibi ngibi mu byo Adamu yazize. Yihambiriye kuri Eva. Kumbe Uja afite amambaraga ubwo bwaje bwipanze we n'umukobwa dore ngaba n'umukobwa ngumi ya mbere arabanda ngumi nagari cyaginga twamubonye nawe niyoroshye ntabwo arambara isura y'akazi ngumi ngizo ntabwo arambara isura y'akazi bamushyira hasi abantu barakomera
abantu barakomera cyane cyane abazungu bagiye kure amasasu y'amangumi ngayo amasasu y'amangumi barazicaginga kana yewe abagaridiye ntabwo bazi kwirampa abaye ngiye hano nakwirukanka ikiba kikaba ntabwo nategereza umukobwa oya ntabwo twata mwipaki mwinge sindi impanga naje ngiye nyine no gutaha nzataha ngiye nyine kigabo kivayo mugabo yaje yambaye inkweto zimwe cyangwa nisura mbaya oya kumugabo atambuka yabonye rya hembe nemba ari ihembe niba ari kintumbaza gusa ku maso nyabe ni nka nkongoro gisa na mwungura mwana hanga arasako umukobwa David Rinde amutera ingumi ni nkinshi nta kintu zikora kamutera gurisha z'utugumi wapi mugabo arakomeye mugabo karatsindagiye kill order nibutse zingizi ni mukobo uzisanga na polimi ya vita ndagukubita ndagukubita nyamara no gutebera ndagukubita ndakongera ndagukubita yaba gatata we umwana wo muri nyanyazi angubise gucengera ngo umuti basi nkapfa mugabo hasi aridunze ngitenese hakurya dore agasuzuguro bw'abasingamwe sheri se ko burya no ko njya gurwana niko nabyo narinze abakobwa bakunda umuntu urenze nimba uri indwanyi urenze mu mirwanire bagukunda cyane nimba uri umunywa atabi ku mabure unywa menshi bagukunda cyane bakunda umuntu muri byose urenze ngo nge sheri wanjye arakwikira di yewe akana hakuno baragahaye inkoko yo mu cyaro ntitora mu mujyi n'umwana amenya uko agenda agabanya agasuzuguro aguruka bakana yankwereke ubona ukuntu bigenda bakuri yo bajura baramutsa kandi akabaramutsa iciye bugufi kana barakanize haza n'abandi bagabo ni nyinshi tena amasasu baje bitegura urugamba baje kwica ni kill order uko bakisi gikobwa biyiziye nafite ahungira sinzarajya hehe ntabwo zarajya hehe mwa bantu mwe sinzarajya umwana yewe data we bakira hasi akana hasi baramusaranganyije umukunzi ari hakurya abe no guhamagara polisi bane muri Yesu mwe ariko muri abagome muramwisha ariko mana sibwo mwabagira imbabazi Jesus bari muri katika jina la Yesu kumbanga baramunize igabira munigaye muniza afite ukuntu hapo nabona ihembe ryiwe ryo rimutabara ryonyine yavanye sumba wanga muri Tanzania baramuniza tarasamba neza nakundi mwana dore ngarasamba baje kwica mwana neza kumbe nagaragira haja dore ngari caginga dore ngari caginga tayari ubu rero aje yambaye naza nambaye murakwirwa heza sakaze mbereke aje yabyambariye dore umugeri aje yabyambariye dabo dore filime nayibazaniye murahakana ibice ariko murahakana ibiki filime ngiyi nayizanye kill order yewe omwana anga baramukomeje na riboso ni sinabyaye bimwe bakina bamugenza igisoso uwa mbere amuhata itiyo
ndagukubita itiyo ndagukubita itiyo nyamara ndagukubita itiyo kwitiyo mwana hanga ibyo Rwanda narubwo nagaze birava hehe nagaze ibyo Rwanda birava gusa baragiye bisanga Rwanda ndaguhata itiyo kandi tuyivuna imbavu fasha umukobwa shaka data we undi hasi fata itiyo kiboko yitiyo yamuhasa ndugu umwami w'amatiyo ndaguhata itiyo mu izina rya ndugu ndagukubita itiyo mu izina rya Benoni yamuhasa itiyo amushyira ndugu ku ijosi umwami w'amatiyo ntagakeneye batumwe nande bakeneye gusa bone bavana mu nzira ye yakunigiye umugabo yitonze neza dore umwana wo mu mbere segonderi ukunaniga umuntu umwana nk'uyu utangiye arwana cyane mu wa mbere umbaze ngo ahagiye bizacura iki abarimu baragowe bandi materi muragowe egitera uragowe uhagarariye abasekirite b'ikigo aragowe sasa umukobwa nawe ibyo aboneye ahangaha bica abantu yazabivuga barabizi kandi ngoze mu muhumetso kiraho yarahamagaye ndagaruka ibuntu Initiative B by no hoko. Sasa hakuno bize umushinga wo kuba yakora abana b'abantu akabagira ibimashini bamuzaniye gahunda mbi y'amakuru boss nakubeshye imigisha yacu iri muri mwe mishoni hombu ni masa kodi nizibweje kuri facility yacu tegura imodoka yanjye anyiko nyeneye muri na yini imbona nkubone imigisha yabo iri mu gatukura navuga karongo iri muri muwe. You've always stressed the importance of discretion. Kumbanga batumwe nabo basebeje sebuja ni yini mwoga pamwe mbareka amakositimu kuko nk'ubu mwagiye gukora iki na raporo nzima munzaniye muri aho gusa muri asabye kandi iyo mugiye guhembesha amafaranga yanyu y'ukwezi muvuza induru hano hari uwaje baracyashaka indwanyi yashobora kuvana yuriya mwana tekinoloji yamukoze yanze gutanga andi makuru. This is your controller. Awaken. Sasa nga uje afite mu controllinga a subject. This is your controller. Awaken ibyuka arabyuka. Good God. Ubwo singi ni mari nziza kabisa. It has nothing to do with it, Mr. Collins. The claim to this masterpiece belongs entirely to me. Sasa ngaha imari ni bazanye nshashya oyi controller n'umuntu umwe wenyine turi nete abandi bose ari yabahaye bo bikontorolaga none azanye wa controller haje nyiri kwiga imishinga iba myinshi uyu nawe yuze umushinga abana b'abantu dore ko buri munsi mubyara cyane bagiye kujya bakorera kuvumbura n'ubundi ni benshi wenda bajya batanga umusada. Yeah. Kwa yin, turi nete. Cut the crap, Yin. You have a different agenda then. Explain to me what Collins was doing at the public high school without my knowledge. Ndiba ikintu ko nizakoraga ku ishuri rya rubanda atabanje kumenyesha impamvu yagiye ni igihe wamutumiye iki. Debi ntago ari byo. Nimba nishyura umushinga hanga ba amafaranga nje ko kimwagiye kujya kwivanga mu baturage. You didn't feel the need. Bakosa amakosa. Umwana bamushotoye kandi bashotoye ubwo nabeze nk'ari uwasaze uri mu baturage. Of course. Gose mutubabarire mutwihangane twese twemeye ikosa ryakozwe. Perfectly clear. Rero nyene yagarurwe. You speak kandi avanwe ari muzima. Walk when you told. You have one purpose and one purpose alone, to serve. Ahanga ahuri ufite ryo kimwe nyene kujenga ryo kumfasha na kindi serving. No. Kandi mfashe mu gihe ngusabye ngutanga ubufasha. You will have your information. When? You haven't even provided us with evidence that your energy alone is sufficient for these subjects. It's evidence you're after? I want proof. Nkeneye ko rwose ugaragaza ko imbaraga zawe zishobora kuba zagarurira musore ahangaha nkamubona iwangiye atanakomerekejwe kandi vuba vuba bikorwe birangire. Mr. Collins. Bidatinze.
Sasa nga Collins babereka icyo bafite. Nemba bizeye ko David ari bugaruke. David ni indwanyi itapfa gukubitwa. Ari invincible. It's a masterpiece. Dore ingi n'indi turufu yanjye masterpiece. Ni imari mfite. Uyiwe ni indwanyi karabuta kaba David nk'icumi yabica icyarimwe. Aramagarura hanga hamuhambiriye humura nk'ihene bagiye kubaga kwirayidi. He obeys me. Kandi uyu nguyu ukuna byose akora ni umutegeka akorera kuri nge. Remember nothing of their past. They want nothing. They feel nothing. Uyu nguyu nakoze nta kimwe ashaka muri iyi si, nta kimwe yumva, nta mutima afite, nta mbabazi, nta kikuriwe, nta n'amaranga mutima afite. We akora mu gihe mvuze. Nimba ari ica ni ica, hagarara ni hagarara. Dukeneye rero. Except for subject 2 here. He's more of a personal experiment. Excellent work today. Why wasn't I informed of these ntago nahakana ko sugambira koze bitangaza nk'ibi. Ngaho namwe mujye mu kibuga. Nagende yese yembone icyo ashoboye. Umukira afite ikibazo kimwe cyonyine amafaranga menshi bari bushore menshi muri uyu mushinga. Amwe muri ashaka kutayaryaho. Ni ya mishinga uvuga uti mushinga nakoze amahanga wenda base 15 azagura projet yanjye. Excellent. Let me know if I can be of any. Wakoze umusirikare nk'uyu nguyu umwe urimbura abasirikare 200. Adakozweho. Abari imari ikomeye. Ndetse ibihugu byinshi byayigura. Mushoramari arerekera. Sasa umwana araboneka cyangwa ese arakurwayo. Nabonye ukuntu umwana arwana ngewe simbyizeye ko bapfa ko mukore gusaka turebe. Mwana yari rukanse. Niba atayehesheriwe simbizi aracyagenda. Arimo arahunga gusa. Nazi uwamufashe kugira ngo amugire ikomeze gutya ari hehe. Yaramuzi nka se. Wamutaraguye ari imfubyi. Byari urukundo rwa nyirarureshwa. Yamutaraguye kubw'impamvu yarezwe kubw'ubushakashatsi. Sasa ngaho umukunzi yaramukurikiye yakose sheri kuturi kukarira niki ni imizimu. Sheri umeze neza muri fatukarira nk'umwana ugahogora. Sheri hasuri muzima bebe bayi mbere ka bebe zubusaka hambi genda imizimu iratukana imuvugiramo. Sheri ntangara unutse mu izina rya Yesu. Cyo cyo kidayimubone kikukorera mu kuko norwanye nge nakubonye. Umeze nka Didier nye bond 7 yitwa mu micanga. Indayimera nka hari antibaraka ajya kubita ku mabuye. It's okay. Sasa umwana urahanga hadisi ibyamuteye ntibisanzwe. Nengo munsi bona Fred Shemusa yamushutse. Yamuhaye umwotsi umwe wonyine. Umwana avuga indimi. Utwara umuntu w'umusore yiherera akajya hana akajyamoka. Ari ahantu wenyine mu nzu. Shemusa wahaye Fred umwotsi umwe Imana iguhe umugisha na kubabarire. Kuko byakoze ntabwo bizi. Sasa bigeza ku mwana usore akagize agarutse ibuntu ari muri amusori. Sheri amusori. Baby amusori. Kiraho isasu umutwe w'umukobwa ditunguranye. Kuri silencer. Inzi ndani binjiye mu masasu hanze garacacana. Barashe umukobwa. Barashe umukunzi we sinzi. Firimira umukobwa hasi. Bigabo byaje. Bakeneye umusore. Hano bazanye na Gatarina. Bomora umuryango. Bitatinze tiya gas ndani yamyotse iryana. Imyotsi bayitera mu nzi ndani bwaho hose ukivanayo. Imyotsi bayitera mu nzi ndani ukivanaho uri hose. Imyotsi iryana mu maso ni nka nkongoro akoze ku muhumetso. Yakoze ku muhumetso akwegereye urahwera iminsi 2. Sasa abinjiye indani. Bavuga abantu muneza barimo ibisasu gusa mu yankongoroho ni ibitangaza. Umwe abakoramo. Abaje indani mu nzu harimo umwijima.
umwe hasi, undi hasi, undi hasi, undi hasi. Batangiye gupfa inane mu nzu. Bariko barapfa umwe porampora ziriko zirapfa, bariko barapfa nta mikino ihari. Mwana riseriye baramusinzirije, bamuteye igishinge. Akiri aho dore ngo barakimutera, yaciye bugufi. Ngumi yo mu gasura bamuhaye ka Dar es Salaam. Urarege. I think another increase might kill him. Do you recall what happened yesterday? Can you tell me your purpose? Sasa kurumwe no kwakamugize uruko aryamye afite ibinangarota arimo kubazwa. Tubwire mwana muto, intego yawe ni iyihe? Ukeneye iki? Wifuza iki? Ukunda nde? You have no name. Nazina ufite. You have no name. You don't want. You only serve. Remember? You don't want. You only serve. Nanacyo mwisi wifuza we gusura kora uratumwa. Niyo ari gahunda yabo. Cyabatangaje umunsi umwe mo kumukorera ubushakashatsi bwabo nibwaje kuvuka ibibazo. Yari yanze kwibagirwa, barimo kumwibagiza. Yabaye umusirikare wabo ariko asigana ubwenge bwibutsa. Mu gihe abandi bose bibagirwaga na kugeza ubwenge bagirwa, yagumye areba. Ajwi nga you have no name, only purpose. Yeah. You have no name, only purpose. Namazunu ufite intego gusa, impumbero. Giye kubyuka ari hakuno. Yambaye ibyaro kararwa bishingwe. Wamureze yamubonye imbere ye. Bamuhondagweshaho. Yakoze proje arayizambya. Yahoze ari umupagasi w'abakora muri laboratoire. Yari umunyabwenge.